udasinda ahubwo rwizihirwa. Kureba umupira nta Gorilla Games ni nko kurya ubugari nta sauce ndakurahiye. Icyo nyikundira nuko imfasha kubona imikino yose ikomeye byoroshye maze bikanyorohera gutega niyo ndi gukoresha kaga telefone kanje gato. Akandi gashya nemera kuri Gorilla Games nuko kuri buri pari yose nkoze guhera ku bikininde kuzamura mpabwa bonus inyongera ku mafaranga nari gutsindira ishobora no kugera ku 100%. Kubakoresha website yabo playgorillagames.com ni wane iguha uburyo bwinshi bwo gutega kandi bworoshye. Za bet builder, amasoko utasanga ahandi n'utundi dushya twinshi. Ni ukuri abahanga mu gutega ntibajya kure ya Gorilla Games kuko byose ubikorera kuri telefone yawe cyangwa mudasobwa aho waba uri hose igihe cyose. Ubu butumwa burareba gusa bari hejuru y'imyaka 18. Mukine mu rugero. Gorilla Games. You bet it's fun. Mwabyumve rero ubu ngubu hasigaye nahawe nyarukira kuri Gorilla Games yaba agatelefone gateho kandi akanyenyeri 878 wajya no ku rubuga ntago nabiba. Filime itangiye ite? Abateguye ni bande? Yanjye ndi Savimbi Stars Kadutangire filime yacu. Filime bayise ngo iki? Milk Money. Ubundi Milk Money ni nk'udufaranga tw'amata. Nka kwa kundi nyine umwana ajya ku ishuri mu gitondo nk'abana bakiri batoya mukamukubita udufaranga mukambwira tuze kugera rero kuri kantine unywa akantu. Ubundi iyo niyo Milk Money. Bwa bufaranga nyine bwo bwa Rijado Posh mugenda muha abana Milk Money. Ubundi nuko bivuga. Paramount Pictures presents filime itangiye ite? Murumva abana baseka. Milk Money. Yaga filime nanone kabaraka Richard Benjamin. Umva wari witsa muri aho kanakora ku muhumetsi icyarimwe. None se ubwo we ngo wari wavunja ukajya kubona ukabona mu bintu wavunjujemo ibyo utariye. Abana bari kuganira. Nyine bya biganiro bibati bura wari wasura ukanatsamurira icyarimwe wumve. Wagenda byibuka nigeze kurya irindazi ryo. Ngo nigeze ngo kuruka irindazi ryose. Kandi ngo ndibuka ko nayo nari hekenye. Muri bari gerageze mu ndarike. Ibiganiro by'abana dutangiranye abana tutarabona. Just wake up and you're sick and you're just waiting to suck it down. Oh man, you could hawk. Ngo wari wabyuka wajya kubona ugasanga warwaye waremye. Ni ibiganiro biraho bya fake. Munyihanganire ni ibiganiro bibi ntari buvuga cyane. My cousin hawked a loogie from the top of the Empire State. Abana nago turabona bakomeza bana twereka abantu bateguye filime itangire neza nyirizina ubundi mbashonesha. Sibyo? Murakoze kunyumva no kunyizera. Basore. Igihe kirageze tugiye kujya ku gasanduku kacu k'inkweto gatagatifu. Gasanduku kabone bana hakuno masaha n'ijoro. Hano huzuyemo ibintu byose tudasobanukiwe twakusanije. Tuzongera gufungura ibi bintu ari uko twamaze guhishurirwa buri kimwe cyose dusigaye dushona. Ninde duheraho? Hari ibintu abana nyine bagenda bakusanya akavuga ati ibi bintu ntago mbisobanukiye mukaba mubishyizaho. Mukazongera nyine mukajya gukora ubushakashatsi mukazabifungura ari uko mwabimenye. Uyu niyo gahunda. Ntango urabona? Nakabonye mu kabati kamama kibanga gafunitse muri aka gaplastike ka box ka plastike akavanamo mwitegereza bazi murabizi. Ngo iki kintu ndakizi. Apo iyo umuntu agiye koga kugira ngo amazi adashira muri cya kintu baryamamo boga urumva bathtub nyine ati aka kantu ngo niko bapfukaho. Reka barakubeshya aka kantu